igihe urukundo no gukora yarakubwiraga ngo iki nugikora ukacyitaho ukagishyiraho ubuhate byanga bikunda uzakigeraho kandi wakigeragaho. Hari ijambo yambwiye ibintu birashoboka mu Rwanda. Turicaye mu gitondo ku ibaraza ngiye nk'ikawa gusa. Maze kunywa ikawa bamuzanira ikindasi. Ndakireba ndabona nti nakubiswe n'inkuba mfatwa n'amashanyarazi sigara nzengerezwa mbura onicara yewe mureka tetetera ry'abatoya umuteta bikwiye cyo ngwino ngwitetesha. Mwari muzi ko ari yanjye se? Nshuti bakunzi ba Donos 23 TV, turongeye turabasuhuje kandi tubifuriza ibihe byiza no kugubwa neza. Ku munsi w'ejo rero nibwo twababwiraga inkuru y'uko wari umuvugizi wa guverinoma wungirije Alain Mukurarinda, akaba n'umuhanzi ndetse akaba n'umunyamategeko cyangwa se warushinzwe ubuvugizi mu bushinjacyaha bw'u Rwanda mu gihe cyashize. None rero akaba twarababwiye ko yitabye Imana mu minsi w'ejo. Ari inkuru y'akababaro yiriwe itambuka ndetse na n'ubu igikomeje gutambuka ndetse ishegesha benshi mu banyarwanda bamukundaga. Muri abo banyarwanda rero bamukundaga harimo witwa Gisupusupu, ndetse yamenyekanye mu buhanzi bwe mu ndirimbo zitangaje cyane abantu bakundaga nk'iyo ngiyo yiswe Igisupusupu, ndetse akaba ari nayo aza kwitirirwa izina rye. None rero uyu munsi tuje tubazaniye icyo yatangaje ku rupfu rw'uwari bosi we Alain Mukurarinda, uyu nguyu utarahwemye gufasha impano zigiye zitandukanye yaba mu buhanzi, mu mupira w'amaguru ndetse no mu bindi bikorwa bigiye bitandukanye. Tugiye kumva Gisupusupu amagambo yatangaje y'akababaro n'agahinda, kuko avuga ko uyu Alain Mukurarinda yari umuryango we, yaba ku bana be, yaba kuri we ubwe, yaba ku mugore, yari mu bamuhinduriye ubuzima kugira ngo abe ari aho ari uyu munsi wa none. Reka ntabarambiye rero twumve Gisupusupu icyo yatangaje. Akubwira ati niba unkeneye nyandikira, ukamwandikira. Yego. Icyo washakaga wahitaga ukibona kandi agahita gusubiza. Yego. Ariko ngiye abaga bizi nka namuhamagaraga boss akanyitaba, yabaga aryamye boss akanyitaba. Ubwo nagumye kugira sinanasinziriye, nagumye abantu bamamagara bati inkuru tubonye urayibonye, inkuru tubonye none se nanjye niko ndi kuyumva. Ariko ngiye nari naranabyemera neza, ariko nemeye inkuru nyakuri ko Seri ambwa ati François Nikarame. Yego. Shobuza yashize mu mwuka. Ubwo nuko ariko ntuyagare, wihangane. Yego. Nta kintu ati natwe ubu ngubu turimo turihangana, ati nanjye ndimo ndamureba nkumva ndenda kwitura hasi. Ya Nsengiyumva François, ukomere kandi ukomeze kwihangana. Ni inkuru ibabaje cyane ku wari bosi wawe wagufashaga mu bikorwa byawe by'umuziki. Ariko abantu bashobora kugira amatsiko, ubundi uyu boss papa cyangwa se Alain Mukurarinda ubundi guhura nawe mwahuye gute? Bosi twahuriye kuri internet. Yego. Ari umumama bitaga Ana. Yego. No kuba bosi yari umuntu mwiza, yari umuntu wabanye n'abantu bose. Yari umuntu wamanukaga akirebera n'uwo impano kazizamura akakureba ati yewe mwa ati akakureba n'utuntu ukora akatureba akakubwira ati iwanyu ni kwanda, akakubwira ukamubwira kumva araguhamagaje ukajyayo ukubona ugiye mu muziki. Urumva yari umuntu wabanye n'abantu, yari umuntu isi muri rusange, yari umuntu igihugu twe dutakaje, yari umuntu w'indashyikirwa. Iyo ubonye mu bantu bose nabonye abo nagiye mbana nabo, ariko nta wandutira boss papa arimo habe n'undi munsi. Ya birumvikana mwamenyanye muhuriye n'ubu twamenyanye ku muziki. Aravuga ati uyu musaza
gomba Imana yamuntumyeho ni nk'Imana ikutuma ku muntu kugira ntabwo nari muzi waba ni muri Rulindo wacu ni mu karere ka Gatsibo ariko kubera Imana yaramunjyanyeho iramunyereka imunyeretse njiwe ngeze arambaza ati anyereka kuri telefone ataka akantu akawe ni nakandi utu tuntu uzi kuturimba ati niwe hoti ni ngiye boss ati sebo uzi turimbo tungana ahubwo ati nzi ndimbo vene atubugiye nkujyanye nkabwira umuhungu wanjye akurikodinga wagashobora ni cyane rwose naragenda bikora birakunda tuba dukoze Maria Jani ibaye hiti dukora icange ibaye hiti mukora rwa gitima ibaye hiti ni nyinshi ntago nazirondora yari umuntu w'umupapa nubaha na n'ubu kandi aracyamfite nubwo bakubwira umuziki ntabwo uzahagarara kwa boss papa tuzahora turi kwa boss papa cyane ni uvuga ngo umuziki wawe urakomeje n'ubundi bitewe n'uburyo lebo yanyu yakoraga ufite icyizere 100% ko n'ubundi umuziki ko none igiye kuzamuka bya hatari rero ni umugabo uvuga ko wafataga nka papa wawe wa kabiri bitewe n'uko ari Imana yamuzanye reka tugende tugana no ku musozo w'ikiganiro cyacu ariko by'umwihariko utubwire ikintu agusigiye muri wowe wasangiza abanyarwanda. Ikintu ansigiye urukundo no gukora. Yarakubwiraga ngo iki nugikora ukacyitaho ukagishyiraho ubuhate byanga bikunda uzakigeraho kandi wakigeragaho. Yari umuntu w'umupapa mwiza, yari umuntu wagiraga inama umuntu akakubwira ati nugishyiramo ubushake kandi ukagikora ugikunze kandi ukagikora ugishyizeho umutima byanga bikundakira uragikora gikunda. Usibye ku bijyanye n'umuziki, Boss Papa yaravuze iki ku buzima bwawe bwa buri munsi n'umuryango? Umuryango ni bwinshi, ni bunini cyane. Natangiye mvuga ngo kurya yari we, kunywa yari we, umwana wanjye yigaga ari we. Ubuzima ni bwinshi bwahagaze wanjye, ariko kubera Imana ntabwo bwahagaraye. Asize abandi, yego, asize abandi beza, asize umugore we mwiza unkunda, yego yego, asize n'abana be, asize na Thierry, asize umuryango, asize benshi bankunda, nabo batakumva ko bakumva ko nakomeza muri lebu ya Boss Papa cyane. Muri urwo rugendo mwabanyemo rw'umuziki, ni urugendo wasobanura gute mu ncamake kuva mwahura kugeza ashizemo? Kuva twahura ubuzima bwarahindutse, yego. Urumva ntago nikitwaga Sagihobe, nitwaga umuhanzi Gisupusupu. Ntago warukiririmbira ku muhanda? Oya, kandi n'ubu nibizakunda. Ntago bizongera? Oya, ni wenda bumve ko yatabarutse ariko aracyamfite mu biganza. Hari abandi asize tuzakomezanya muri lebu ya Boss Papa, ikitwa lebu ya Boss Papa. Ntago izazima bibaho, ntago izigera izima, ahubwo iraza ikomeze nk'uko byari bisanzwe. Biraba ibya wa muhanzi bita Lucky Dube wigeze kuririmba ngo nk'umuhanzi arasinzira napfa. Boss Papa kumva urugendo Boss Papa cyangwa se ari mukuru arinda yabanyemo na Singiyumva, anamwita papa we wa kabiri, akavuga ko ari umupapa wazanywe n'Imana kugira ngo ubuzima bwa Nsengiyumva buhinduke, we n'umuryango we ndetse n'abana be bane afite ubu ngubu ndetse n'umudamu. Nsengiyumva, ku musozo w'ikiganiro gira ubutumwa ugenera abanyarwanda bose. Ubutumwa nagenera abanyarwanda, bagomba gutera ikirenge muri cyuriya mugabo Ahemuko. Yari umuntu mwiza, nongere mbikubwire ko yari umuntu mwiza. Nitubona nkabo yego, igihugu kizaba fresh. Ese ubu burwayi bwe bwamuhitanye wari usanzwe ubuzi cyangwa nawe byagutunguye? Nanjye byantunguye cyane. Komere cyane byantunguye mwana. Bose uzakantu nazibagirwa. Yamaga ati Frank ni Karamabo. Mwana reka tubireke ntacyo, turaganireho nta kibazo. Yego, Imana imwirigura idashira, kuko ni nanjye nipfa n'ubu tuvugana hano ndi ku isi, ejo bundi nanjye nshobora gupfa. N'ubu tuvugana mu mwanya tubara gupfa ntanagiyeyo. Hari akantu utavuze kandi wenda ukavuze kagira icyo gahindura ku buzima bw'abanyarwanda bose, nk'akantu ngo yari yarakubwiye ati Faranswa bose yari twakura ku modoka ati Faranswa tubiteze ni byiza bose wanjye, ariko bose nzi ukuntu ngukunda. Ati Faranswa ati nanjye ndagukunda cyane, ati kandi ngukunda n'umuryango. Yego, tukaganira. Nijya ari umuntu
mwiza gusa ni ntabwo ukuvuga mu kintu kikubabaje ni ukuba agiye yarakubwiye ko agukunda ukaba ubizi ko ubuze umuntu ndabashimiye cyane rero ko mwakomeje gukurikirana Donos 23 TV, mukore subscribe, mukore share, tujye tubana mu biganiro bitandukanye tugenda tubagezaho umunsi ku munsi nk'ibi ngibi by'imyidagaduro, ibiganiro by'amakuru agezweho ndetse n'izindi nkuru zitandukanye, inkuru y'urukundo. Turi kubategurira muri iyi minsi inkuru zigiye zitandukanye zizajya zibashimisha ndetse n'inkuru z'uruhererekane, inkuru muzajya mwumva mu buryo butandukanye n'ubu ngubu kandi inkuru muzishimira.